Abantu benshi ntibajye bafata telefone ngo bahamagare. Abantu benshi ntibajye bashirika ubwoba ngo basabe icyo bakeneye. Kandi icyo nicyo gitandukanya abantu barota gukora ikintu n'abantu barota inzozi kandi inzozi zabo bakazishyira mu bikorwa. Ayo magambo y'ubwenge yavuzwe n'umugabo watangije uruganda rwa Apple witwa Steve Jobs. Kuki yayavuze? Steve Jobs ubuzima bwe bwose kuva ari umwana yakundaga ibintu bya technology, kandi mu buzima bwe bwose yari yaratekereje ko azubaka uruganda ruzagirira abantu akamaro, ruzakora ibintu bya technology bifitiye abantu akamaro. Igihe rero yari akiga muri secondaire yateye intambwe. Habagaho uruganda rwitwa Hewlett Packard cyangwa ruzwi nka HP. Muri urwo ruganda habagamo umugabo witwa Bill Hewlett, akaba yari boss wawe. Noneho igihe Steve Jobs yigaga muri secondaire yaramuhamagaye nuko aramubwira ngo hi, nitwa Steve Jobs, mfite imyaka 12, ndi umunyeshuri niga muri secondaire, ndashaka kubaka imashini ibara frequency. Nashakaga kukubaza niba hari ama PSA nshobora kubona ku ruganda rwawe. Byaramutangaje Bill. Bimaze kumutangaza bituma ahamagara Steve, araza amuhaye ama PSA kandi amuha n'akazi ko mu kiruhuko muri urwo ruganda rwe. Urumva ibyo kuba yarabikoze ari umwana byamuhaye intangiriro. Ibaze gutangira gukora mu ruganda rukora ibintu wifuza kuzakora nukura ukiri umwana. Ikibabaje nuko hari abantu bakuru batagira ubwo butwari bwo guhamagara umuntu ngo bamubwire ngo nkeneye iki, bwo kubaza icyo bakeneye. Dugira ubutwari rero, niba wumva ukeneye ikintu ku muntu ubimubwire, mubwire ngo nkeneye iki, ndashaka kumfasha iki, si ugusabiriza. Oya, mubwire uti ndashaka kumfasha iki kugira ngo mve ku rwego ndiho ngere ku rundi. Itinyuke, ntugatinye umuntu n'umwe, ugende umbwire ati nkeneye iki, nkeneye iki, nkeneye iki. Ibyo rero bisaba ikindi kintu mu buzima. Ntugatinye gusekwa, ntugatinye ko abantu bari buguhakanire. Oya, ahubwo jya ubyiteguye, ube witeguye ko ushobora kubimubwira akaguhakanira, ube witeguye ko ushobora kubimubwira bikanga. Ari ibuka ikingiri igitandukanya abantu bagera ku nzozi zabo n'abatazigeraho ni uguhaguruka bagasaba icyo bashaka. Saba umuntu icyo ushaka ko aguha, niba ubona gifite ibyo bizaguha intangiriro yo kugera ku nzozi zawe.